Imana ifunguye irembo ry'umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ndabona agacu ko gutabarwa. Ndabona agacu ko gutabarwa. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Hari abantu Imana izuye ibyabo byari byarapfuye. Hari abantu Imana ihaye akazi mu izina rya Yesu. Hari abantu Imana yaguriye imbago. Hari abantu Imana imasa umubabaro. Niba wari umushomeri wicaye muri iri teraniro, ayizoni mashanda wiribirifa, Imana itanze akazi mu izina rya Yesu. Akira akazi mu izina rya Yesu. Ndaguhagurutsa mu bushomeri. Genda winjira mu kazi kawe. Ndabona abantu bacuruza, ndabona abantu bazamuka, ndabona abantu baguka, ndabona abantu bamarwa umubabaro. Rabini fashanda wiribirifa, rebota yekota. Ndabona Imana ije gutanga umugisha mu rugo rwawe. Imana ije gutanga umugisha ku buzima bwawe. Ndahanuye ku buzima bwawe. Imana ije kukwiyereka mu izina rya Yesu. Hari ibintu byari bihagaze nk'umusozi, ariko Imana irabirituye mu izina rya Yesu. Akira gukurwaho uburetwa mu izina rya Yesu. Akira gukurwaho igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Abarozi bakurogaga, abo ngabo bose Imana irabarwanyije mu izina rya Yesu. Bigiye abwira umushunemu kazi, aramubwira ngo umwaka utaha, haleluya, umwaka utaha nk'iki. Imana ije kwibuka abantu bayo. Imana ije kwibuka abamama barize bagasenga, basaba Imana ati Imana duha urubyaro. Bagiye guheka mu izina rya Yesu. Warasenze uti Imana mpindurira ubuzima. Imana ije kubuhindura mu izina rya Yesu. Warasenze uti Imana ntabara. Imana ije kugutabara mu izina rya Yesu. Warasenze uti Imana mpoza amarira. Imana ije kuguhoza amarira mu izina rya Yesu. Amen. Imana ije gutanga umugisha mu rugo rwawe, ngo babateze ikintu cy'umwuka w'inyatsi n'ubukene mu rugo rwanyu. Ariko iyeri iri mu gihugu cyo mu ijoro iravuze ngo irabahuma mu izina rya Yesu. Uyu mwuka w'inyatsi Imana iwigijeyo mu izina rya Yesu. Kandi umva nkubwire, hari Imana ibambye amahema, hari Imana yitamuruye. Aho bashakaga kugushyira birahindutse mu izina rya Yesu. Umugambi w'Imana TV ni televiziyo dukunda. Umugambi w'Imana niyo televiziyo dukunda. Umugambi w'Imana. Fata Bibiliya yawe, nzahora nkora icyo wandemeye gukura. Imana ishimwe. Fata Bibiliya yawe, igitabo cy'Abami ba kabiri, ibice byaho ni 4. Turasoma duhereye ku murongo waho 8. Ariko turahera ku 9. Pastor dusomere duhereye ku murongo waho w'9. Twihute cyane. Abandi tuvuge ngo amen. Yego. Bukeye uwo mugore abwira umugabo wati, mbonye ko uyu mugabo ahora anyura hano. Reka dusubiremo. Bukeye uwo mugore abwira umugabo wati, yego, mbonye ko uyu mugabo ahora atunyuraho. Ari umuntu wera w'Imana. w'Imana. None ndakwinginze kubake akumba hejuru y'inzu. Tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igiterekwa kitabaza. Maze uko azajya aza, haleluya, maze uko azajya aza ajya acumbikamo. ajya agira gute? Amen. Turashaka tuganira ijambo rivuga ngo imirimo wakoreye Imana igiye kugira agaciro. Tuvuge amen.
imirimo wakoreye Imana igiye kugira iki? Agaciro. Komera data amashyi menshi cyane. Ariko se ayo mashyi ni ay'Imana cyangwa ni ayawe? Niba ari ay'Imana yakome cyane. Haleluya. Bibiliya iratubwiye inkuru z'umugabo witwa Elisa n'umugore w'umushunemi. Bibiliya itwereka ko Elisa yahoraga anyura muri izi nzira. Imana ishimwe. Agiye kuvuga ubutumwa, agiye mu murimo w'Imana, agahora anyura muri izo nzira. Imana ishimwe. Ngo ariko uyu mugore w'umushunemu agira iyerekwa. Vuga ngo agira iyerekwa. Agira iki? Nawe uyu munsi Imana iguha iyerekwa. Imana iguha iyerekwa. Iyerekwa riri butume ukora ikintu kigakora ku mutima w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari ikintu ukora kigakora ku mutima w'Imana. Amen. Hari ikintu ukora kigakora ku mutima w'iki? Dukomere data amashyi. Noneho rero ngo uyu mudamu agira iyerekwa, abwira umugabo we, aramubwira ati mbonye ko uyu mugabo ahora atunyuraho iminsi yose, ndamubona ajya kubwiriza iminsi yose, ndamubona asengera abantu, kandi icyo namubonyeho ni umuntu wera w'iki? W'Imana. None ndakwinginze mugabo wanjye, Yesu ashimwe, ntabwo wamenya, ariko reka dukore iki gikorwa. Kiravunanye ariko reka tugikore. Yesu ashimwe cyane. Ubwo ni nko kuvuga ngo ufashe ubutaka bwawe hano muri Kigali, wubatsemo akazu, ubwiye umuhanuzi w'Imana uti muhanuzi w'Imana ngwino ujye wibera muri aka kazu. Muri iyi Kigali inzu shambureti ikodeshwa 50. None bara nta nubwo bayimwubakiye hasi, bamwubakiye icyumba cyo hejuru, ngo bamushyiriramo akameza, bashyiramo igiterekwa cy'iki? Kitabaza. Ariko Mana we, kugira ngo najya hanyura ajya abasha gusenga iki? Imana. Buri uko ahanyuze akanyura muri ka kazi akaryama akanasenga Imana. Haleluya. Buri uko ahanyuze akajya muri ka kazu, biragenda biratinda. Soma hasi tubwire ukuntu byagenze, ihute cyane. Hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba, aryamamo. Abwira umugaragu we Gehazi ati, hamagarira wa mushunemu mu kazi. Amaze kumuhamagara, aramwitaba, ahagarara imbere ye. Aramubwira umugaragu we ati, mubwira uti, dore ineza watugiriye yose. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ngo mubwire uti, dore ineza. Imana ishimwe. Yego. Dore iki? Ineza watugiriye yose. Mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ibwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati oya. Uyu mudamu yari afite umwuka w'Imana. Aramubwira ngo hoya. Umva ukuntu yamubwiye. Nibera mu bacu. Jewe nikundira kuba mu bacu. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko muranyumva. Ruga ngo njyewe nikundira kuba hehe? Mu bacu. Yesu ashimwe cyane. Nikundira kuba hehe? Ariko Mana, hari abantu bakunda kuba mu nzu y'Imana ngo bakomere data amashyi menshi cyane. Umva ikintu yaramubwiye. Ntuwaza akakubwira ngo urashaka nkugirire ne, muzamure mumenyekanishe kwa perezida bakumenye. Ndabizi wahita usubiza ngo aho witinda. Wahita usubiza ngo gira. Aramubaza ati, urashaka kumenyekana ibwami cyangwa urashaka kumenyekana ku mugaba w'ingabo z'ikirenga, byibuze umenyane n'umuntu umwe ukomeye? Mvuga ukuntu umudamu yamusubije. Aramubwira ati hoya. Sashimwe cyane. Nubwo abakomeye mbashaka,
ariko njye nikundira kuba mu bacu. Imana itugirire neza. Ihute cyane. Elisa ati twamugirira dute? None ko byanze, ko yanze kumenyekana ibwami, none ko yanze, biragenda bite? Elisa arabaza ati twamugirira dute? Gehazi arasubiza ati icyakora nta mwana w'umuhungu agize gute? Kandi umugabo we arashaje. Umva ukuntu byari bimeze muri icyo gihe. Ishimwe, iyo wabyaraga abana b'abakobwa byitwaga nkaho utabyaye icyo gihe cyabo. Ishimwe cyane. Buriya niyo bakubwira ngo Yesu yahagije abantu 5,000, buriya abadamu n'abakobwa ntago bari bagize gute? Ntago bari barimo. Mu yandi magambo 5,000 bari abagabo. Yesu ashimwe cyane. Bari iki? Abo nibo bari abantu, nibo babaraga. Imana itugirire neza. Uramutse ubyumvishe wa mudamu wicaye ahangaha, wakomera Yesu amashyi, waje akakugarurira agaciro, akaguha ijambo mu izina rya Yesu. Yo Yesu atabambwa uburiza. Aramubwira ati nta mwana w'umuhungu agize gute? Agira. Kandi umugabo we arashaje. Kandi umugabo we agize gute? Cyose ikibazo. Yari afite ikibembe, yari afite igishakwe nk'icyo ufite uyu muntu. Sashimwe cyane. Amen. Ariko ngo agire iyerekwa. Vuga ngo agire iyerekwa. Agira ikirata iyerekwa. Ariko Mana we ayiwe agira iyerekwa. Amen. Agira iyerekwa. Ariko Mana agira iyerekwa. Nawe ugira iyerekwa uyu munsi mu izina rya Yesu. Yego. Aramubwira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara aritabahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe. Haleluya. Umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati oya databuja. Muntu w'Imana we, wibeshya si ngombwa ngo wibeshye umuja wawe. Yego. Nyuma umugore arasama. Tuvuge cyane ngo amena. Umugore agira gute rata? Igihe kigeze agira gute? Nkuko umuhanuzi w'Imana yagize gute? Yabimubwiye. Igihe kigeze abyara umuhungu. Nkuko Elisa yabimubwiye. Umukobwa nkuko umuhanuzi w'Imana yagize gute? Yabimubwiye. Vuga cyane ngo amen. Iyicaye. Ni ku ijambo rivuga ngo Uwiteka agiye kukwibukira imirimo wamukoreye. Imirimo wakoreye Imana ugiye kuyihemberwa mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo amen. Hari imirimo wakoze iribagirana, uyikorera mu murimo w'Imana, uragenda urakena ugira ngo Imana yarabyibagiwe, ariko Imana yubuye dosiye. Imirimo wakoze iributswe mu izina rya Yesu. Hari iyo wakoze ubabaye, hari iyo wakoze ufite agahinda, hari iyo wakoze ufite amarira, hari ibyo wakoze wigomwe, ariko Imana igiye kubyibuka mu izina rya Yesu. Wagaburiye. Haleluya. Hari abantu wagize gute? Wagaburiye. Aba barakwanza ntibanakikuvugisha. Hari abantu wahaye imyambaro ntawe ukiguhamagara. Hari abantu wacumbikiye, abo baragutaye bakuvuyeho. Ariko hari ahantu Imana yanditse iyo mirimo. Hari ahantu Imana yanditse iyo mirimo. Hari ahantu Imana yanditse iyo mirimo. Hari amaturo watanze n'urusengero wayatanzemo ntirukibaho. Haleluya. Ariko ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe. Uwiteka arakwibutse mu izina rya Yesu. Uwiteka yibutse imirimo yawe. Uwiteka yibutse amaturo yawe. Uwiteka yibutse kwitanga kwawe. Nta muntu ubyumvishe ngo akomere Imana yacu amashyi. Haleluya.
ijambo ryitwa kugira imirimo, kugira ikirata imirimo, kandi iyo mirimo ikaba ariyo wakoranye urukundo. Uwiteka arayibutse mu izina rya Yesu. Uyu mudamu nta byiringiro byo kuzabyara yari afite. Byari bihari cyane, nta byari bihari, byari bihari kuko umugabo we ngo yari ashaje cyane. Imana itugirire neza. Hahandi nyine nawe wabonaga ukabona ntibyavamo, ariko kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yanjye kuko urari amashi, wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo habirikiye abantu arabahemukira ndetse bakabakoza isoni. Wowe ntujyuyemo kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo wizeye Imana ngo azamure haleluya muri iri teraniro. Arahari ngo azamure haleluya. Haguruka hanurira abantu nka babiri, ubahanurira ubabwire ngo Uwiteka yibutse imirimo yawe. Ndebe ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntago byuma. Umva noneho icyo azakora cyose kiza, haleluya, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Komera data amashyi menshi cyane mu izina ryayo. Uwiteka agiye kukwibuka. Uwiteka agiye kugira gute? Agiye kukwibuka mu izina rya Yesu. Hari ibintu Uwiteka afunguye. Icya gatatu, ugira amahoro adasanzwe. Abantu bakubuza amahoro ariko ukagumya ukagira amahoro. Abantu bakubuza umugisha ariko ukagumya ukawugira mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Icya kane, Yesu ashimwe cyane. Ibintu bitangira kwemera utabishyizemo imbaraga, nta mbaraga ubishyiramo, uba warakoze. Vuga cyane ngo amen, kubera ko Uwiteka yagize gute? Yakwibutse. Haleluya, haleluya. Iyo ucuruza, niyo waba ucuruza ibyaboze, abantu baragumya bakabigura, bakakubwira ngo uriya muntu turamukunda. Iyo ucuruza ushyira ku giciro ushaka, kuko Uwiteka yakwibutse, abantu bakagumya bagatonda umurongo, kuko Uwiteka yakwibutse. Ntaho ujya gusaba akazi ngo bakakwima. Asifiwe. Abandi bazana amadosiye nka ya rukeba, bakaza batwaye dokima baje gusaba akazi, bakagenda, wowe ukajyana agapapuro kamwe gusa. Bakabaza ati se CV yawe ni iyi? Narangije amashuri. Hari aho wakoze? Ntaho. Ariko bakakureba bakavuga ngo ni wowe ushoboye, kuko Uwiteka yakwibutse. Sashimwe cyane. Uwiteka yagize gute? Yakwibutse. Cya gatanu, urubyaro rwawe. Sashimwe cyane. Baba abanyabwenge, kuko Uwiteka igihe cyawe cyo kwibukwa cyageze. Nta mwana wawe upfa kenyutse, kuko Uwiteka yakwibutse. Reka mbabwire ikintu cyitwa gukorera Imana. Sashimwe cyane. Gukorera iki? Umuntu mwegeranye ngo gukurikira Imana no gukorera Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Sashimwe. Muri iki gihe rero Imana ikeneye abantu bayikunda bakanayikorera mu izina rya Yesu. Imana ikeneye ibikorwa byawe, ntikeneye amagambo yawe. Sashimwe, sashimwe. Muri iyi minsi abakristo baraguye kuri rwa rwego, usigaye ko twabuze amafaranga yo kwishyura urusengero, aho kugira ngo aguhe amafaranga agatangira kukugira inama ngo buriya rero mushumba, ngo birasaba gusenga cyane. Ni ukuri, ukomeze usenge cyane, buriya nge mbona bizemera.
ngo mu rusengero hasigaye harimo abakirisitu badashaka gukorera Imana ahubwo bumva bakugira inama. Imana y'amahoro itugirire neza. Ati buri usenga cyane Imana izana abantu bakomeye, nitaguheraho se bazakomera baturutse he? Igihe wowe wumva yuko cyoroheje, ni wowe muntu Imana yazanye mu rusengero, ni wowe ugomba kurukorera mu izina rya Yesu. Ni wowe maboko Imana yazanye mu rusengero, umva ko Yesu azakugirira neza, umva ko Yesu azagutabara, witegereza ko hari undi uzabikora. Ibyo ubona bikwiriye gukora bikomeye mu izina rya Yesu. Gira umuntu mwegeranye ngo ibyo ubona bikwiriye gukorwa mu nzu y'Imana bikore. Ibyo ntabwo wabyumva, biragoranye. Kanze muhanurire nkubwire uburyo Imana igiye kuguha kawunga. Ariko niyo wakabona uyu munsi nikazatinda kubera yuko udafite imirimo y'igihe kirambye. Sashimwe cyane. Umuntu udafite imirimo atungwa n'amana. Ibihe byose ahora arya ari kuri Imana mfasha. Sashimwe cyane. Ariko ngo hari abantu baba barubatse ibintu binini, imirimo igahora ibavugira mu izina rya Yesu. Ngo Tabita yaranapfuye, imirimo yaramuzuye. Sashimwe cyane. Imirimo yagize gute? Imirimo yagize gute? Dukomere data amashyi menshi cyane. Haleluya. Uyu mumama ngo afata umuntu w'Imana ngo aramucumbikira, amushyira mu cyumba cyo hejuru. Acumbikiye umuntu w'ikirata w'Imana. Yesu ashimwe. Turashaka ko bimenyekana kari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana kushobora byose. Wari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana. Turashaka ko bimenyekana kari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana kushobora byose. Wari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana ushobora byose. Oh, bimenyekane, bimenyekane. Amashi bimenyekane, bimenyekane. Haleluya, bimenyekane, bimenyekane. Amashi bimenyekane, bimenyekane. Bimenyekane, bimenyekane. Amashi bimenyekane, bimenyekane. Sema haleluya. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Ko ngiye guhanura ariko ndumva mfashijwe. Zamura icyubahiro cy'Imana. Yesu yamamare. Yesu yamamare. Shiro ndumva mfashijwe, tugiye guhanura Shiro. Sigaranye iminota 10 yonyine ngiye guhanura ku buzima bwawe. Tuvuge cyane ngo amen. Elisa arangije arabaza ati, mbese uyu mumama ko yatugiriye neza tumufashe iki? Imana itugirire neza. Arangije Gehazi aramusubiza ati, nta mwana w'umuhungu agize gute afite. Aramuhamagara ati, ngwino hano mama, ngwino. Oh haleluya. Hari umuntu wizeye imbaraga z'Imana ngo zamure haleluya. Hari ikintu utari ufite. Yesu ashimwe. Hari ikintu utari ufite ugiye kwakira mu izina rya Yesu. Hari ikintu utabonaga ugiye kubona mu izina rya Yesu. Hari ubuzima bugiye guhinduka, hari amateka agiye guhinduka, hari abantu Imana igiye guhagurutsa, hari abantu Imana igiye kuzamura. Hari umuntu wakiriye kuzamuka, wahaguruka tere haleluya. Sashimwe cyane. Gira umuntu mwegeranye. Sashimwe. Ngo mubwire ngo ntugapfe gupinga ijambo ryose rivuye mu kanwa k'umuhanuzi w'Imana. Elisa ngo agiye gupfa, umwami witwa Ahabu ngo yagiye kumureba. Bamaze kujya kumureba aramubwira ati, wari warabereye Isiraheli amagare n'amafarashi, none ninde muhanuzi uzajya udufasha ko babisha batumereye nabi? Arangije aramubwira ngo enda umwami wawe. Amaje aramubwira ngo ukubite hasi. Arangije aramureba akubita umwami, awukubita hasi gatatu konyine. Umuntu w'Imana arangije arababara, aravuga ati, urabona ibintu nkoreye? Iyo uza gukubita hasi gatanu byibuze cyangwa ugakubita hasi inshuro 8, mwari buzatsinda ababisha banyu ibihe bigera ku 8. Ariko kuko ukubise gatatu gusa muzatsinda ababisha banyu inshuro 3, izindi kuzikurikiyeho bazabatimbura.
vuga cyane ngo amena. Iyo utizera ntushobora kugera ku ntsinzi, iyo utizera ntushobora kugera ku mugisha wawe. Umurokore bisaba kwizera. Ibyo tubamo ni umwuka, Imana ni umwuka, n'abayisenga mukwiriye kuyisengera mu kuri na he no mu mwuka. Muba mwicaye aha ngaha muri mu mibare myinshi ngo Vremanga urabona ngo ubuse buriya ngo biriya mushumba arimo kuvuga ngo buriya ubuse ngo mpaguruke, ubuse ngo buriya si ukugorana. Amen. Nta muntu urya ibitamugoye. Sashimwe cyane. Nta muntu ugira gute urya ibitagize gute bitamugoye. Urashaka kubona ibintu bitakugoye. Ikibazo cy'abarokore muri iyi minsi barashaka guhozwa amarira batarize, barashaka gutsinda intambara batagize gute. Sashimwe cyane. Sanga yisengeshwa Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Kwa gatanu n'ababwiye ngo hari umuntu buranga Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru, mpuzana Simoni wanjye, mpuzana Simoni wanjye. Baragushutse. Ntabwo ushobora guhura na Simoni utarahura na Yuda kwikoreza umusaraba. Urabanza ugahura na Yuda akakwikoreza umusaraba, hanyuma ukabona ugahura na Simoni ugutwaza. Vuge cyane ngo amen. Aranga Mana mpuzana Simoni. Niba ushaka guhura na Simoni urabanza uhure na Yuda. Uko niko ku ibi ni by'umwuka. Imana itugirire neza. Yuda arabanza akakwikoreza iki, hakaboneka Simoni akawugutwaza sha, ariko uba wabanje guhura na Yuda. Imana itugirire neza. Yesu yamamare, Yesu yamamare. Zamura icyubahiro cy'Imana, zamura icyubahiro cy'Imana. Kugera kure burya ntabwo ariko gupfa, kandi kubaho nabi bigira iherezo. Niba ubayeho nabi komera bizashira, niba wubaha Imana izashyirwa ikwibutse. Icyerekezo kitagira iherezo cyitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracurwa ukanagorwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana ibintu igisubizo, nta nkovu y'uruvugo bizashira usigare, bareke bakuvuge bagutehe ibihe, Mana nibihindura bazahita bumirwa. Icyerekezo kitagira iherezo cyitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracurwa ukanagorwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Haleluya, haleluya. Hari umuntu wizeye ko Imana izamuhindurira amateka, hari umuntu wizeye ko Imana izamutabara, hari umuntu wizeye. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Nta kigeragezo kitagira iherezo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yuri mu bigeragezo biragorana, yuri mu ntambara biragorana, ariko nta kigeragezo kitagira iherezo. Biraje birangire mu izina rya Yesu. Yesu araje guhindurira amateka, Yesu araje gutambagiza umurwa mu izina rya Yesu. Nuko byagira ngo ubuhamya bubanze bwuzure. Gira umuntu mwegeranye ngo ubuhamya butaruzura nta cyaba. Ubuhamya butaruzura, ubuhamya butari bwuzura, urasenga ugasenga ugatitiriza ukiyiriza ubusa, uti Imana ntabara, ariko aho Imana ishakiye, ko hari imirimo aho Imana ishakiye iragusubiza. Ubuhamya butaragira gute butaruzura we, y'ubuhamya butari bwuzura, urasenga ukagira ngo ntabwo ihari, urayihamagara ukagira ngo ntiri hafi aho ngaho, kubera ko ubuhamya butaragira gute butaruzura. Ariko Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Arangije Elisa rero arahanura, abwira umushunemukazi, aramubwira ngo umwaka utaha, haleluya, umwaka utaha nk'iki gihe Imana ije kwibuka abantu bayo. Imana ije kwibuka abamama barize bagasenga basaba Imana ati Imana duha urubyaro, bagiye guheka mu izina rya Yesu.
warasenze uti Imana mpindurira ubuzima, Imana ije kubuhindura mu izina rya Yesu. Warasenze uti Imana ntabara, Imana ije kugutabara mu izina rya Yesu. Warasenze uti Imana mpoza amarira, Imana ije kuguhoza amarira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ije gutanga umugisha mu rugo rwawe. Imana ije gutanga umugisha mu rugo rwawe. Imana ije gutanga umugisha ku buzima bwawe. Ndahanuye ku buzima bwawe, Imana ije kukwiyereka mu izina rya Yesu. Hari ibintu byari bihagaze nk'umusozi, ariko Imana irabirituye mu izina rya Yesu. Imana irabirituye mu izina rya Yesu. Akira gukurwaho uburetwa mu izina rya Yesu. Akira gukurwaho igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Abarozi bakurogaga, abo ngabo bose Imana irabarwanyije mu izina rya Yesu. Bigiye ntabwo wabyumva, ariko nubyumva bisohore mu izina rya Yesu. Uwabyumvishije bimusohoreho mu izina rya Yesu. Kamhanure, amasaha arimo aragenda. Haguruka mama, haguruka, zamura. Haleluya. Kwezi kwa gatatu hari umwe mu bana bawe wari ugiye gupfa, ariko Imana ikuye urupfu mu bana bawe. Umwana yaragiye kwicwa n'impanuka, ariko Imana ikuyeho impanuka mu izina rya Yesu. Imana ihojeje amarira ubuzima bwawe, kandi uzabona ikimenyetso kugira ngo umenye yuko uyu munsi wavuganye n'Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ariko Imana ikuye urupfu mu bana bawe. Ureze Imana y'amahoro icyubahiro. Dukomere data amashyi menshi cyane. Yesu yamamare, Yesu yamamare, Yesu yamamare. Hari umuntu ukiri aho avuga cyane ngo amen. Uyu mubabaro n'uw'igihe gito, iri joro naryo ni iry'igihe gito. Ndarira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazaba wigi kandi agihoraho, nibwo ntazongera kuriruka ukundi. Noneho ntacyo mubabaro ntwaye, kuko nza wibagirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, ijuru ntabwo babaro n'urupfu. Imana izahanagura amarira, izava naho mubabaro wose. Imana izahanagura amarira, izava naho mubabaro wose. Haleluya. Amen. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haguruka, zamura. Haleluya. Ubuzima bwawe no gukomeretswa n'abajura kuri wowe, Imana irakurengeye. Dukomere data amashyi menshi cyane. Yesu yamamare. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, zoni mashando wiribirifa, ikubambiye amahema. Imana irakwiyeretse kandi irakwitamururiye mu kazi urimo urakora. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igukoreye igitangaza. Uzashima Imana uvuge ngo Mana ndakubonye uratabara. Yesu yamamare. Yicarire, zamura icyubahiro cy'Imana. Jacques haguruka. Yesu yamamare. Hari abantu ukiri aha ngo azamure haleluya. Hari ibintu bitatu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Icyambere, Imana igukuyeho uburetwa. Icyambere, Imana ikuye uburetwa ku buzima bwawe. Hari uburetwa abadayimoni bahekesheje ubuzima bwawe, ugakora ibintu ariko ntibigire ikintu bigaragaza, ntibigire umusaruro bigaragaza. Ukabaho mu buzima wizengurukaho n'imbaraga z'abadayimoni ziri ku buzima bwawe, ariko none ahangaha ubwo buretwa Imana igukuyeho mu izina rya Yesu. Imana igukuyeho ubwo buretwa mu izina rya Yesu. Urabyumvishije? Icyakabiri, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iguhaye ijambo. Imana iguhaye ijambo, ugiye kujya uvuga byumvikane. Ugiye kuvuga ujye uvuga gire gute?
abantu bakurebera ubuzima barahonga urabona ngo atuka. Imana imuhinduriye amateka mu izina rya Yesu. Dukomere data amashyi menshi cyane. Icya gatatu, hari ahantu wari uboheye ko nabonaga uraboshye, ariko numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana irakubohoye mu izina rya Yesu. Vuga ngo nakiriye kubohoka mu izina rya Yesu. Vuga ngo nakiriye kubohoka mu izina rya Yesu. Vuga ngo nakiriye kubohoka mu izina rya Yesu. Abarokore dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Imana ibohoye ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Imana imuhinduriye amateka, Imana imwaguriye imbago, kandi Imana imumaze umubabaro. Komera data amashyi menshi cyane. Iyicare, haguruka mama, haguruka, gira vuba uri gutinda. Zamura icyubahiro cy'Imana. Abo bihorere wowe urabona abangaba bari hafi ahangaha. Tuvuge cyane ngo amen. Umva mama, wowe Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iguhinduriye ubuzima. Ubuzima bwawe burahinduka. Urabyumvishije? Urabyumvishije? Imana irambwiye ngo ije gusohoza amasezerano yavuganye nawe. Abantu bakuvuyeho baraguta, sibyo? Imiryango irakujugunya kubera yuko babona yuko n'ubundi byararangiye, ndetse babona unarwaye. Imana itugirire neza, babona unarwaye, ariko Yesu wabambwe aje kukubohora, aje kugukiza, aguhindure muzima, agutabare. Abantu bagiye kubona ineza y'Imana ku buzima bwawe. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Muri iri teraniro tuvuge cyane ngo amen. Muri iri teraniro Imana irambwiye ngo ibamaze umubabaro. Imana imaze abantu bayo umubabaro. Imana imaze abantu bayo umubabaro. Akira kumarwa agahinda n'Imana mu izina rya Yesu. Umva mama, we wicaye inyuma, haguruka utere haleluya mukobwa wanjye. Zamura haleluya cyane. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irakurokoye mbere yuko itariki 15 zigera. Uku kwezi kwa gatatu turimo itariki 15. Izi tariki ni itariki abarozi bakubisa agatoki ku kandi. Ni itariki bagomba kukugabaho ibitero buri joro. Hari ibitero bohereza ku buzima bwawe, hari ibitero bohereza bashaka yuko upfa, cyangwa se n'udapfa bakakubona wirukanka ku musozi wasaza. Umva amakuru ukuntu ameze. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo ntabwo uzigera usara. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irakurinze, kandi Imana ihagararanye nawe. Kandi zone imashando will be fine. Hari ikintu bakoze ku biganza byawe kugira ngo babateze ikintu cy'umwuka w'inyatsi n'ubukene mu rugo rwanyu, ariko iyeri iri mu gihugu cyo mu ijuru iravuze ngo irabahuma mu izina rya Yesu. Uyu mwuka w'inyatsi Imana iwigijeyo mu izina rya Yesu. Kandi umva nkubwire, hari Imana ibambye amahema, hari Imana yitamuruye. Aho bashakaga kugushyira birahindutse mu izina rya Yesu. Nibo bagiye kujyayo. La benefoshando will be fine. Lele batai nini to prevoninia. Yicarire Yesu akugirira neza. Muri iri teraniro Imana itanzemo umugisha. Hari indwara zari zarananiranye Imana irazikijije mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo amen. Muri iri teraniro Imana ifunguye irembo ry'umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ndabona agacu ko gutabarwa. Ndabona agacu ko gutabarwa. Ndabona agacu ko gutabarwa. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Hari abantu Imana izuye ibyabo byari byarapfuye. Hari abantu Imana ihaye akazi mu izina rya Yesu. Hari abantu Imana yaguriye imbago. Hari abantu Imana imaze umubabaro. Niba wari umushomeri wicaye muri iri teraniro, ayizoni mashanda wiribirifa, Imana itanze akazi mu izina rya Yesu. Akira akazi mu izina rya Yesu. Ndaguhagurutsa mu bushomeri, genda winjire mu kazi kawe, genda winjire mu kazi. Ndabona abantu bacuruza, ndabona abantu bazamuka, ndabona abantu baguka, ndabona abantu bamarwa umubabaro. Rabini foshano wiribirifa, rebota yekota. Ndabona Imana ihindura amateka.
Imana irambwe ngo ibintu birahindutse, ibintu birahindutse, ibintu birahindutse, ibintu birahindutse. Imana igukuyeho urubwa, Imana ikumaza umubabaro, Imana iguhinduriye amateka. Hari ahantu abantu bari bakumenyereye ariko birahindutse mu izina rya Yesu. Hari ahantu abantu bari bakuze kukunda kwicara, kukunda kunyura, kukunda kugenda, ariko birahindutse. Imana igushize ku rundi rwego, akira gushyirwa ku rundi rwego. Ndahanura ku buzima bwawe, ndi umuhanuzi w'Imana. Haguruka hano muri iri teraniro, ugende ubuzima bwawe buhinduke mu izina rya Yesu. Hari abandi bicaye muri iri teraniro, Rabini fo shando wiribirifa. Satana bateza ikintu cy'umwuka w'ubwoba, muhorana ubwoba, muhorana ubwoba, ariko shando wiribirifa uwo mwuka uragiye mu izina rya Yesu. Mwakire kubahorwa. Izo ni ingoyi z'abadayimoni, ni imigozi Satani yari yarababohesheje, ariko Imana irababohoye, Imana ibagiriye neza mu izina rya Yesu. Mwakire umugisha w'Imana. Amen. Turasora. Fata ituro ryawe ryo gushyigikira umurimo w'Imana, tuwushyigikire, tubikore twihuse.